gushakaho n'iki jombo wakinwe gasekere bote wakinnye harya wa muniga mukorana mugufi wagira yikora imiziga akiri muto bamwitana yitwa mubi cyane gusa simurusha guseka aseka tese umuntu waraye umweza aho nguvunda abona ukuntu bari kuduseka sha wagira ngo useka neza umuntu wambara udukoma twasenga kano aka gift man guturuka ku muntu ufana bya atari umuntu kandi pato ushobora kuba urindaye si umukobwa bara wakagwaye man of course si igitsina gabo cyangwa ukunda kinankunze byanambabaza ugakunda indangazi zikunda amandazi we ubu mufana aje akubwira ngo ngaragukunda ntago wabyemera nyine igitsina gabo kiragufona ariko ntikizagukunda nyine ese man ko wambaye iherena rimwe nk'iryinka nyina nawe gusa arabira ahubwo rimwe ryaratakaye nyanya wavuze ko nako wagatoraguye ngaho reka mbyemere da wagataye se urumva twe twagiye gushutinga ariko turi gukora twinyeshyamba firu wa mbere ubwo se iherena ryava ku gutwi rigatakara ntubimenye da nkora siporo nyine tu ariko urumva nkora siporo sinamenye igihe katakare bagati n'ubundi hahire rimwe umwanzuro wo kurekeraho rimwe nk'iryinka turakorana interview yo kushyira muri komedi zawe ntazi n'amazina yawe nyakuri witwa nde Shema Fabrice akwanga kwita nabi ubu uri mu basore utinyuka ukavuga iryo zina ngo Shema Fabrice nakwirukana oya se kandi wirata uri umuhungu mwiza ufite n'izina ryiza twikinira gatu ahubwo se dutangire nkwereka impano yanjye nitwa Sinonona wani ubu nkaba ngiye kubabwira amakuru mu gitondo ihene yabiye ihita isura ubwo umugabo yabyumvaga ahita arwara ibinwete amaze kurwara ibinwete arirukanka agiye kuri leta agiye kuregera leta aca ku nyoni inyoni ihita imunera mu mutwe ese kundeba gutyo sinkwemeje ubu uri muzima wabuze ibindi bintu wakora ureka ubwo bugurye tana bawuti muri bwo ukanigendere maze ibyo bikomedi byawe uzabikine nabi ubundi si umunwa wanjye ngiye kugwa tu uzabisigara ngo bazi ko bamimye agatogo